n'amezi ubwo se n'amezi kumbaga ariko mbere yo kumbaga nagwayeho cyane nanone njyana za Kigali hose ubundi indwara murwaye bababwiye ko murwaye yihe ndwara? Kanseri. Ni kanseri? Ikibyimba bambaza ikibyimba kuri se hashika kirabananira ngo bagiye isi tubayemo tuyibayeho mu buzima bugiye butandukanye. Hari abagira neza, hari abagira nabi, hari ababayeho neza ndetse hari n'ababayeho nabi. Hari ababayeho nabi mu buzima bukabije, hari ababayeho mu buzima buringaniye ndetse hari n'ababayeho bategereje urupfu. Niyo mpamvu bakubwira ngo ubuzima bwose, ubuzima tubayemo ni gatebe gatoki. Mu rugendo rukomeye cyane njya nkubwira ko tugomba gusura abantu bagiye batandukanye. Aha twerekeje ni kwa Yosefina, ukiri muto cyane rwose, gifite imyaka mito cyane, ku myaka ya 32. Umurebye wagira ngo afite imyaka 50 ndetse no kuzamura. Yafashije abantu benshi, yagiriye neza benshi. Amateka niyo ngiye kukugezaho. Yosefina yatangiye akorana n'ababikira, akora mu babikira imirimo igiye itandukanye, mbese yibanira n'ababikira mu buzima bwa buri munsi. Muri ubwo buzima bwo gukorana n'ababikira byaje kuba ngombwa ko aza gutembera mu nzira bisanzwe, atoragura umwana w'umukobwa muto cyane. Mu by'ukuri uwo mwana byari bigaragara ko yazahajwe n'indwara ya bwake. Aramurera, amwitaho kugeza ubwo yafashe umwanzuro wo kujya kubana nawe mu rugo, cyane ko Yosefina atigeze ashaka umugabo ndetse ntiyigeze abyara n'umunsi wa rimwe. Bivuze ngo nta mwana agira ndetse nta n'umugabo agira. Wakibaza ngo ese uyu mwana yatoraguye yaje kumugenza ate? Ese yaje kubaha ate? Umwana yarize, ageze mu mwaka 3 primaire, amurihirira anamwigisha. Yosefina yaje kumujyana mu bigo birera imfubyi. Biza kurangira umwana agize ubwenge budasanzwe, ajya kwiga segonderi. Kugeza uyu munsi tuvugana, umwana ageze mu mwaka 3 segonderi. Gusa umwana ageze mu mwaka 3 segonderi yaje kubona ubuzima bwiza. Nyina wamutaye kubera ko yari yakurikiranye amakuru cyane, agakurikirana imibereho ya buri munsi. Umubyeyi wamutaye yaje kumushaka, amuyereka ko ari nyina, arongera amusubiza mu muryango nubwo umwana atigeze amwishimira. Kugeza uyu munsi Yosefina ntakibana n'umwana yareze ndetse akamukuza, akamuvura bwake, akamwondora. Amateka ya Yosefina yaje kuba mabi nyuma yaho. Yaje kurwara ibibyimba mu nda, arwara kanseri idasanzwe. Kugeza uyu munsi amavuriro yose yayirukansemo, abaho mu buryo bugoranye cyane. Nubwo ubuzima bwe bwaranzwe n'imirimo myiza yo gufasha abababaye, kugaburira abashonji, kwita ku bababaye, ariko ubu nawe asigaye ari uwo kwitabwaho ndetse binagwanye ko nawe yabona bamwitaho. Ubu aragaburirwa nawe, yitabwaho nk'abandi abo yigeze kwitaho. Mu kiganiro Kigali twagiranye, yatubwiye ko yigeze nawe kwita ku bandi ndetse akita ku babana n'ubumuga bwo kutabona, abana n'ubumuga bwo kutavuga ndetse babana n'ubumuga bwo kutagenda ndetse n'abafite ubumuga bwo kutuzura mu mutwe. Yosefina yaje kugira ubuzima bubi cyane. Uyu munsi tumusanze mu majyaruguru y'u Rwanda, aho ababaye ababazwa na kanseri. Mu by'ukuri hanze murabona ko hari akazuba, ariko ntashobora gutinyuka gukandagira hanze bitewe na kanseri yamwibasiriye. Murabizi ko kanseri ari indwara mbi cyane. We ayimaranye imyaka 2. Muri iyi myaka 2 amaranye kanseri, yarivuje, afata imiti, nyamara ubu arataka ko nta nagakoma abona. Ati nari narabyimbaganye ariko undi kubyimbuka. Ndashima Imana ko undi kubyimbuka. Tarika abagira neza bambwiye ko najya nkoresha ibyatsi byitwa imicyayi ari byo bizamfasha kubyimbuka. Birumvikana nta gakoma,
nta kacyayi, yewe ubuzima bwe buri mu kangaratete, ari mu bategereje urupfu nk'abandi bose. Akubwira ko byanga bikunda bitari buramuke, gusa nanone akiremamo agatima rimwe na rimwe akavuga ko ahari wenda kuba atarasha mu mwuka Nyagasani haba hari ijambo yarabateganije kuri we, akagira ibyiringiro by'uko ashobora kuzongera kuba muzima. Yosephine amaze igihe kinini wenyine. Aha mu rugo tumusanze, murabona ko tumusanze wenyine, ari wenyine mu rugo, aba wenyine mu rugo. Ni agahinda. Ubundi abantu nk'aba ngaba tujya twiyumvisha ko abagize imirimo myiza batakagombye guhura n'ibibazo, abakoreye abandi neza tukumva ko batagira ibibazo. Ariko nawe ndebera Yosephine, yabanye n'ababikira, akora imirimo y'urukundo, yewe yagaburiye abashonje, yita ku mbabare ndetse zitandukanye mu bushobozi bwe yari afite, cyane ko yiberaga mu masambu ababyeyi be bari baramusigiye. Agahinga imbuto, yazeza agashyira abashonje, agafata ibyeze mu murima akagaburira abababaye. Ariko ubu nawe ari gusaba uwo yimye kubera indwara ya kanseri. Ubu arababaye kandi arahangayitse. Wowe ukurikira Rock Media TV, reka nkusabe kujya ugerageza gufata umwanya wo gusengera abababaye ndetse ubasabire. Nyaboneka nugira amahirwe yo kubona uwo gufasha, uzamufashe. Ubuzima burahinduka, ntawamenya, ahari wenda nawe ejo ni wowe. Yosephine uyu munsi tumusanze, cyane kagaburirwa na rubanda, abibutse ko ahari bakamushyira utwo kurya, bakamushyira icyo kunywa, ndavuga utuzi. Ntawe afite wo kumutekera, nta mbaraga afite zimubashisha kuba yabaho, cyane ko nakubwiye ko rwose adashobora no kuba yakandagira hanze kubera gutinya izuba, kereka izuba ritaka. Kandi nabwo kubera kanseri afite atinya izuba ndetse n'umuyaga, kuko bishobora kumugiraho ingaruka zidasanzwe. Ni uwo kwibera mu nzu mu buriri, yewe n'izo mbaraga atazifite. Ndetse anatumenyesheje ko ibibyimba byo mu nda n'ubu bikimeneka. Birababaje kandi biteye agahinda. Tekereza ko ibibyimba byo mu nda byari byo byamuteye kanseri, akaba akibifite, ndetse n'iyo kanseri akaba akiyifite. Ubuzima bwe burashariye, birumvikana. Aha turi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Wari uri kuri Rock Media TV, ujye wibuka gusengera abababaye, ufasha abababaye. Wenda ejo ni wowe, cyangwa se ejo ni uwawe. Imana ikomeze kubagirira neza no kubaho ubuzima bwiza. Ndabakunda cyane. Njye nitwaye Musima Dizoni. neza izo nimero zawe. Reka ni 078 ego 620 659 ego zigahegwa na gatandatu. Nuko ahubwo wenda hatarimo telefone ngo uhamagare ya Nasoni. Nubwo harimo akariro gakeya kakonoze. Nese ubu ngubu wenda hari nk'ubonye nk'agasukari, ushobora nimero yawe ba muri mobile money ku buryo wenda uba ushobora kuyabikuza. Wayabikuza bigakunda. Iri muri mobile money. Kujya uvusha. Wadushyiragaho rwose tukangiye nkatumaye umuntu akatunzanira. Yego. Yego. Rero no gukomeza kwihangana, kandi uko biri kose ubwo ugifite imbaraga kandi ukomaze iyi myaka yose, umwe ko ari imyaka 2. Ni imyaka 2. Imyaka inarengaho. Nduvanga iyi myaka 2 rero umaze rwose ugihumeka, kandi urwaye bukomeye gutyo. Mu by'ukuri burya kanseri ni indwara yihutisha kuba muri yamuhitana. Abantu barambwiraga ati noneho ubwo ibyimba byamenetse. Byatangiye kumeneka mbere ya Noheli. Ati nta muntu bibyimba bimenekera mu ndangabe. Nanjye nkajya mbabwira rwose bizameneka kandi bizavaho. Nkaho mfite icyizere. Urumva rero kuba nta byihumeka. Abantu baza kundeba bumva nta muntu ibibyimba byamenekeye mu ndangabe. Bakumva ari ibitangaza.
nyagasani iragufiteho umugambi buriya Imana igufiteho umugambi kuba ugihumeka hari icyo Imana yateganije kuri wowe